Hi guys, how are you doing? Tumeze neza JD family. Iyi ni video yacu ya kabiri kuri YouTube channel yacu. Abatari bakora subscribe na like na comment na share murabikore kuri JD Family Rwanda. Kuri JD Family Rwanda kuko tubafitiye ibintu byinshi cyane. Ariko abantu bashaka kwibaza JD Family ni iki? Babwire. JD Family ni umuryango ukiri abajene. Yego. Dufite umwana umwe yitwa Liam. Muri video ya mbere mwarayibonye ukuntu yavutse urugendo mbese urugendo ko byagenze kugira ngo uriya mwana abashe kuza. N'umwana mwiza cyane kandi yatubereye umugisha mu by'ukuri. Rero video ya kabiri tugiye kubahereza ubundi ubuzima bwakomeza. Kandi turabifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire muri iki gihe turimo, mukomeze mugubwe neza kandi munirinda covid. Urabona ko isi yatejwe n'ibyorezo bitandukanye. Rero nitwifuza yuko mwakomeza kwirinda, mukaraba intoki, mwambara agapfukamunwa, ubundi mugubwa neza, ubundi ubuzima bwakomeza. Rero umukino wa mbere tugiye kubagezaho uyu munsi wa none, tugiye kubagezaho umukino uburyo utandukanye kugira ngo namubwire nakabasobanurira hagati mu mukino tugiye kubagezaho ukuntu wifashe. Ni interesting game, ni game yitwa Get to Know Us. Ni question and answer. So ukuntu biragenda, ngewe na my baby twateguye ibibazo bitandukanye. So ngenza ajya mubaza ikibazo kimwe agisubize turebe kanzi neza nyine. Rero nidusanga anzi ni amanota nyine arabari kwiyongera. Nkunganiye ni ibibazo bijyanye n'uburyo mubanye mu rugo kugira ngo mukomeze muzamure urukundo, kuburyo mufashe n'abantu bari kubareba ndetse n'abantu babakurikirana kugira ngo bundi bavuga ko urugo rwiza ni ijuru ritoya. Rero ntago ryaba ijuru ritoya muge mutayifite mu ruhare. Mugahora mu ntonganya, mugahora mu rwana. So rero JD Family twebwe ntago duhora mu ntonganya, twebwe tushaka kugira ngo dushimangire abantu bavuga ko ijuru ari urugo ari ijuru ritoya. Yego. Bituma urukundo rwiyongera mu muryango cyangwa ni mugetinge board nko muri iki gihe abantu bakiri bicaye nk'amakopere bari bonyine nyine ntago mwakirirwa umunsi wose mwicaye mukora ibintu mukore nyine akantu kadasanzwe nk'ama games kugira ngo umunsi wihute mbese. Yego. So are you ready? Yes, I'm ready. Okay, let's go. Yego. Cyambere. Yego. Jewe Jose mvuga indimi zingahe? Indimi ariko kuntu nkuzi ngewe nziko uzi ururimi rwa mbere dukoresha mu Rwanda. Ntago ari cyo ngo muranze urakavuga umubare then ukambwira indimi zarizo. Indimi ni zitatu. Urwa mbere ni urwacu tuvuga rwa Kinyarwanda. Urundi uvuga ni Icyongereza hamwe n'igiswahili kuko nzi ko wize muri Kenya. Gende uva ari byo ngibyo. Sinago nzi Igifaransa. Usibye bonjour numva uvuga sindumva ukiganira rwose. Wabese. Beba answer ni yachikuze. Murakoze cyane, reka nage mubaze turagenda tubazanya. Ikibazo ngiye kubaza, urabizi ko ndi umuhanzi baby. Yego. Mu ndirimbo zanjye mfite zose nakoze. Umubare wazo ni zingahe? Ikindi mu ndirimbo zanjye nakoze izatwaye award ni zingahe? Mu uhe mwaka ni izihe? Rimwe. Okay, indirimbo wakoze ni nyinshi. Yego. Ni nyinshi, ni zingahe? Baba mirongo ingahe? Izo numvisha kuri radio okay, ni 20 narimwe ahari cyangwa ni muri za 20 gutyo. Komeza. Awards ndakumva ari yaguhenda. Ariko award yitwa Groove Award Rise. Yego, ngamwe. Ni Groove Award nyine sizo watwaye ibikombe bitatu biri muri sara. Ni yaguhenda yasuna umwami. Ya gatatu ni ihe arya mu nkopeze. Ya gatatu ni ihe. Niba byakunaniye mbwira iminota irigiye kurangira.
yaguhenda Yesu n'umwami na ndambiye kwitwa mayo. Okay, basi reka mbwira imyaka ya uko buryo 2015 bibiri na kangahe? Okay, 2014 utwara igikombe. Yego. 2016 utwara igikombe na 2017. Ubwo mu bibazo mu bisubizo utanze hari ukozemo nkabingahe, ukozemo bitanu kimwe n'icyo cyakwisha indirimbo imwe ni wibagiwe. Reka nze nyereka abantu umubare ni kangahe? Umubare 32. Wait a minute. Who are you? Indirimbo yatwaye igikombe ni kutumvira, Yesu n'umwami, yaguhenda kutumvira nagitwaye 2014, Yesu n'umwami ngitwara 2016, yaguhenda ngitwara 2017. Nibe ngibi rwose. Izo ndirimbo ni nyinshi cyane. Naga ari nyinshi, dore nisi. Murazibona. Twagiye. Kibazo cya kabiri. Okay. Urankomye kweri. Kibazo cya kabiri. Ni bihe biryo nkunda cyane kurusha ibindi? Ibyo ntago nabyica kuko nzi turabana rega ndabizi. Icya mbere nzi ko ukunda ifi. Yaba yokeje, yaba ikaranze mu isosi, ukongera n'ikintu bita ifiriti. Ibyo bintu ndabizi kubikunda, ugashyiraho n'akamayoneze ubundi. Yeah, that's right. Nagatunguru muri make. Yabikoze. Ndimo ndagutsinda. Aha, ikibazo cya kabiri. Tujya kumenyana. Hari abantu benshi bahurira, abantu benshi cyane. Twahuriye kugira ngo nge nawe tumenyane kugira ngo Oh God, reka mutenyisubize utari cyo wambajije. Tujya kumenyana, twamenaniye he? Twahuriye mu muhuro. Mu muhuro se mu muhuro haba imihuro myinshi cyane. Hari habaye marriage y'aba friends bacu n'abaturanyi ba MD, sinzi icyo yaje gukorayo. Yaje kuba mu DJ, I guess. Then duhuraho ngaho niho twamenyeye bwa mbere. Then ibindi muzatubaze tuzabikorera indi video tubabwira ukuntu byageze. Yabikoze dore ngiki. Niwe utahiwe kumbaza. Okay, cya gatatu. Ni bihe bintu bibiri nkora neza kurusha ibindi? Ikintu cya mbere numva umakea. Umfata neza mbese nk'umudamu mu rugo. Ikindi kandi uzi kudekora, uzi gukora ibintu bya decoration. Ko bafata nk'ikintu ukakivanamo ikindi kintu kikaba umutako mwiza. Genda umva icyo ngicyo. Gutanga care ni mbese kwita ku muntu, ku mugabo wawe. Wabyishe. Ngambwira. Gutanga care ntabwo ari Kinyarwanda? Ntabwo gutanga care ntabwo ari ibintu nkora. Ibintu nkora ni ibintu nyine nkora ntabwo ari kubyo ngukorera. Imirimo nyine cyangwa se imyuga. Oya. Imirimo ukora, ikintu cya mbere nzi witaho nuko udekora. Ikindi uzi no gukora, kuba wadekora icyumba cy'abana. Abantu bafite abana mu rugo. Aganje igikubwire bakinane. Kimwe ni icyo ngicyo crafts. Icya kabiri ni cooking. Guteka. Okay. Nereka ture. Dore n'ubukorere. So kubeshye. Ese ko ndi kubona bicuritse. Oya nibyo. So, reka nageze kubaze. Kamubaze ikibazo cya gatatu. Ese nkunda iyihe mirimo mu buzima kandi nawe ukayikunda? Cooking. Ikindi bivuge mu Kinyarwanda rega hari abantu badakunda. Guteka. Icyo kintu. Reka turebe. Nakubajije kimwe. Cooking. Akunda guteka. Yabikoze. Ngambaza nawe cya kane. Fourth question. Yes. Nihe ndirimbo mu ndirimbo zawe nkunda kurusha izindi? Ebyiri.
siko mbona zose iyo nzikinye zose ko mbona uzikunda ariko harimo izo ukunda cyane harimo iyo bita urugendo urugendo nayikoranye na babu nzi ko uyikunda cyane indi ukunda yitwa itangiriro no oya reka nikusu yitwa ndirimbo kwa nyinshi nziko yitwa nzabana nawe yes nakoranye na Aline Gahongayire yego oh my god kucyuzi ibizi byose nibyo yabiko bravo nzabana nawe so kibazo cya kane nanjye nakubaza ikibazo cya kane windeba ariko ngo ndi gukoperara niki ngukorera kikakunezeza vuga nka bibiri kintu nkorera kikanezeza man koza baby no kukuntekera no ku bese iyo mubwiye ngo baby ndashaka kakana ahita yiruka kakazana kimwe ukuntu kumfasha muri make kuko ibyo bintu byose biri mu kintu kimwe nakubwiye kimwe nago nakubwiye muri detail wabyishe igisubizo ni iki ngiki ni kiye nyine vuga kugutekera iyo ngutekeye mbona ari byo ukunda ukarya neza kandi ukumva uguwe neza kuko njye nzi gutekura bize ngatugenda wait none sinabivuzemo avuze byinshi nakubajije kimwe niyo mpamvu iyo umuntu akubajije ikibazo kimwe usubiza kimwe naguvuga byinshi buri kwira cyakoze ngo haya 2 n'igice iyo nakishe maraki yes kungirira impuhwe hari urugendo nzabana n'abagikoze nagikoze sigaye ikibazo kimwe twese icyanyuma nagiye mu bihugu bingahe kandi uranabivuga mu bihe bihugu nagiyemo nibihe ibihugu wagiyemo mbere na mbere hari ikingiki urimo uru ni u Rwanda ururimo ikindi ni igihugu cyo muri Kenya wigiyemo ikindi numvishe uvuga ko waciye no muri Bugande naho ayigengira ngo ahize n'umugeze kumbwa ko wahize muri secondaire yego Bugande ya n'abaturanyi b'i Burundi ngira ngo wakandagiyeyo nagiye ndara iminsi ibihugu bine no ubwo yabyishe ni ibihugu bitanu harimo na Kongo sibona navukiye hafi yaho ni hafi ariko nago wagezemo wenda akaguruka kamwe kagiyemo akandi gasigara sibyo ni ibihugu bine kuvukira hafi tuvuge ni Gisenyi se nimba aravukiye Gisenyi ntago bivuga ko wagezemo kiretse niba warakandagiye cyangwa warakandagiye what do you think iyo wavukiye ujya umenya niba barakujyanye muri Kongo cyangwa ntago bimenya nyine twege turavuga umuzi kumenya ubwenge ni ibihe bihugwa nicyo ibyo nzi ni ibihugu bine nabyo njya numva kenshi umbwira okay nabikoze no ibingahe nanditse bitanu kwa Kongo nayo nari nayizeye kirimo ariko yabihakanye ubwo cyo kibazo turagikanseringa so ikibazo cya nyuma ari cyo cya gatanu vuga amabara nkunda cyane nawe ngira ngo urayibona nambara nkaberwa black yellow yes black yellow and white ni natatu gwero uyu munsi ayo mabara ujyangurira nuzagurira bayamugurira yagikoze who is the winner are you ready na kibazo Team Jose are you ready Team Jose tubara amanota yes nge naje kubarira wabonye 3 n'igice indirimbo wishemo 2 3 yabonye 4 kugeza kuri 5
Wow, nagutsinze. Ese ko bwije ngubu game twayireka cyangwa tukomeze. Rero murakoze cyane. Mukomeze mudukurikirane kuri JD Family Rwanda kuri YouTube na kuri Instagram JD Family na kuri Facebook JD Family. Imana ibaho umugisha rero mukomeze mugubwe neza kandi mukomeze kwirinda COVID ndetse mukomeze mugubwe neza muri no minsi turimo turi kwegereza iminsi mikuru kandi Imana ibaho umugisha murakoze. Bye bye. Ciao.